Baha ikaze mu gasobanuye kurukundo kacu k'uyu munsi, aho dutangiranye n'umusore wicaye hasi yacitse intege mu bigaragara. Muri ako kanya aho hantu aba yicaye ahita hanyura umukobwa agatungurwa cyane no kumubona uwo mugabo uba wicaye aho ngaho mu nzira yari ari gucamo. Akimugeraho ahita amubaza ati, yewe muntu, bite byawe ko wicaye imbere y'urugi rw'inzu yanjye, byagenze bite? Umusore ubwo aramwihorera. Umukobwa ati, niko wamusinziwe? Amusunikisha ikirenge ngo arebe yuko yamukangura. Muri ako kanya akabona hari akantu kaguye hasi. Umukobwa arunama ngo arebe ako kantu kaguye akariko, agasanga ni baji y'umupolisi ariko wa maneko. Umukobwa ahita yikangamo, nuko umusore bisa nkaho yari yakubiswe cyane ati, mfasha ndakwinginze. Nyagasani. Umukobwa ati, uri umupolisi? Umusore ati, ufite kumisha ndi mu kaga gakomeye cyane, nukuri ndakwinginze tabara ubuzima bwanjye. Umukobwa ahita agwa mu kantu ati, Yesu Kristo, ibi ni ibikira? Ubwo ahita amuhagurutsa. Mwibuke yuko baba bahagaze imbere y'urugi rw'inzu y'uyu mukobwa, nuko mu gihe umukobwa ari gushaka kumutabara, umusore ati, barimo kuza ndimo ndabumva. Umukobwa n'ubwoba bwinshi ati, ese ni bande, byagenze bite byose? Umusore ati, wowe misha ndakwinginze kuko ubu ngubu barimo kuza barashaka kunyica. Umukobwa ati, byakugendekeye bite nyine kutarimo kumbwira? Ese ubundi ni bande barimo kugushaka? Muri ako kanya bahita bahagera bari barimo gushaka uyu musore. Akibumva ahita afata umukobwa akamusoma ku ngufu. Abari baje kumwica basanga couple irimo kwisomanira aho ngaho imbere y'umuryango w'inzu y'umukobwa, maze abo bagabo bakagira ngo bavuyemo imbere barimo gusomana basezeranaho. Ubwo ntabwo babyitayeho ngo bashake kumenya abo bari gusomana ari bande. Umwe muri bo abwira mugenzi we w'uruhara ati, birasa nkaho twakererewe kuhagera, umurezi araducitse sha, ntabwo ari hano, reka twigendere. Nyagasani, abagabo kandi ubwo baba bafite umujinya w'umuranduranzuzi. Mbibutse yuko bano ba undercover agents iyo babaciriye urwo gupfa, ni mpaka nyine baraguhiga mpaka bakwishe, kubera amakuru y'ingenzi baba bafite badashaka yuko wasakaza. Ubwo abagabo bahita bikomereza n'umujinya mwinshi. Ako kanya umusore n'umukobwa baba bakiri gusomana, gusa ariko umukobwa aba arimo kwivugisha mu mutima ati, mu by'ukuri aka kanya ndimo gusomana n'uyu muntu ntazi, ubuzima bwanjye bwari bumeze nk'uburi mu bugi bw'urwembe rutyaye cyane, byose kandi bitewe n'uyu muntu ntari nzi twari duhuye bwa mbere, ariko kandi aza no kumbera umuntu ntashoboraga kuba nabura ntamufite mu buzima bwanjye. Wihise yibaza ngo byagenze gute se? Ati, nitwa Kristera, iyi ni inkuru y'urukundo rwanjye mugiye kugezwaho mu ijwi rya Alpha Sam nk'uko bisanzwe. Ako kanya tumaze gusomana n'uyu musore yarongeye acika intege yikubita hasi, maze umusore yongera gukanguka yaziritswe n'umukobwa wari wamaze kumwinjiza mu nzu ye yamutabaye. Umusore agikanguka asanga umukobwa yamuziritse amaboko. Arangije ati, wanziritse? Umukobwa Kristera ati, ntabwo ndakuzirika urutambwiye impamvu bari abapolisi barimo kugushaka ndetse bashaka kukwica bene kari akageni. Ese ubundi baraguhora iki ko nawe uri umupolisi? Umusore ati, urabizi niba wabonye badge yanjye ntabwo nakubwiza ukuri kubera yuko ntabwo byemewe. Icyo nakubwira cyo nuko mu gihe utanzituye uri mu byago bitoroshye wa mukobwa we. Mbere na mbere kwanza banza unyizere, wizere yuko ndi umupolisi. Kristera ati, none se ni iyihe mpamvu wamaye n'imwe yatuma nkwizera? Mu by'ukuri ni igiki cyemeza yuko uri umupolisi mu gihe bagenzi bawe bashaka kukwica? Ubwo muri ako kanya umusore ahita areba mu ikote aho yari yabitse imbunda agasanga ntayirimo. Umukobwa ahita yimwereka akamubwira ati, iki nicyo urimo gushaka se boss? Umusore ati, oh, ni ukuri ntabwo bari bubyishimire nibasanga ufite icyo kintu mu ntoki zawe pe. Ni ukuri nyizera, ndi mu byago, nyizera byibura bwa rimwe unampambura ino migozi, ni ukuri ndakwinginze. Umukobwa akibitekerezaho, ako kanya hari abantu bahise bakomanga ku muryango, bose bikangamo ubwoba burabica. Abari gukomanga bati, mufungure, turi polisi. Nyagasani. Umusore ubwo ahita asaba umukobwa gutuza ati, uretse gufungura uwo muryango muko. Ahita amusaba kumuhambura akamufasha kuva muri ibyo bibazo. Ati, nyizera ni ukuri biragenda neza. Kristera atangira kwivugisha mu mutima ati, mu by'ukuri ntabwo nari nzi impamvu, gusa ariko kurebana n'uyu musore mu maso tugahuza amaso nahise mwizera, numva ko arimo kumbwiza ukuri. Ubwo disi yahise amuhambura. Abakobwa n'abana beza bagira umutima w'impuhwe. Akimara kumuhambura sasa, mwibuke yuko uyu musore aba ari maneko ukomeye cyane, yahise yegera urugi maze yumviriza ukuntu abari kumushaka barimo kwitotombera inyuma y'urugi.
arangije asubira inyuma. Umukobwa aramubwira ati, ese niba koko nawe uri umupolisi wasohotse hanze mukajya kuvugana? Umusore ati, ariko ntago ari ibintu byoroshye nshuti, buretse gato mbanze ntekereza icyo gukora. Umukobwa ati, utekereza se kandi uratekereza iki? Ako kanya umusore yahise abwira umukobwa ati, kuramo imyenda yawe yose. Nyagasani Christelle ati, ngo ngire ne? Umusore ubwo waba arimo kwihuta ati, kuramo vuba vuba ahubwo n'izo nkweto zawe mwereke utuntu nikorera. Christelle ati, ibyo se biratanga iki? Umusore amusubiza ati, nyizera ariko wowe biraza gukora ndabizi. Ako kanya sasa Jama ahita atangira kumwikuriramo imyenda. Christelle ati, ese ibino ni ibiki koko? Imyenda ivamo ikagwa hasi, maze umusore akamuha icyo kwikenyeza ku mubiri. Ubwo kandi niko polisi ku rugi bikomeje gukomanga cyane iti, tugiye kubara gatatu, niba mutarafungura urugi turarumena twinjire. Umusore ahita afata ya pistori akayikenyereraho. Christelle ati, ese ufite uwe mupangu? Umusore ati, umupangu uhari rero ugiye kugenda ufungure, maze babwire yuko barimo kugusakuriza wari urimo kwigiranira ibihe byiza n'umukunzi wawe. Babwire ko kandi bagukuye mu bihe byari biryoshye wari urimo kugirana na sheri wawe, unabereka uburyo bikubabaje cyane banangije uburenganzira bwawe bwo kwishimana n'umukunzi wawe. Nyagasa. Umukobwa Christelle ati, ngo iki? Ngo mbabwire ko nari ndi kwatwika na sheri wanjye? Umusore ati, yego. Babwire yuko bagukuye mu bihe bidasanzwe unabarakarire cyane. Umukobwa ati, iyo niyo plan wari ufite se? Umusore ati, yego niyo ngiyo kandi ndabizi ko iraza gukora. Ubwo Christelle ati, kandi nta mukunzi ngira koko? Ubu se icyo kinyoma kirafata? Ntago nabikora rwose. Uranabivuze unankora mu nkovu, unyibutsa yuko uwo mukunzi nta n'uwo mfite. Umusore ati, reka iyo miteto shadukiza amagara yacu, genda ubikore gutyo ndabizi birakora. Nyagasani ubwo polisi kandi niko batangiye kubara ngo bamenereho urugi binjirane. Umukobwa ati, reka mbikora ariko sinzi niba birashoboka pe. Christelle ubwo se yegera imbere gato, umusore amugenda inyuma n'imbunda mu ntoki. Umusore arabanza arahengereza amenya umubare ari bangahe baje, maze aramubwira ati, fungura urugi nta kibazo. Umukobwa arafungura nta n'igihunga rwose ati, bite safandi? Ubwo arebye abona n'undi nyuma ye, arongera ati, nako mwiriwe neza bafande? Nuko umupolisi umwe ati, utubabarire kuba tukubangamiye mada, turimo turashakisha uyu mugabo. Bamwereka ifoto muri telefone neza neza y'uyu musore baba bari kumwe mu nzu. Afande ati, ntago waba wigeze umubona? Umukobwa Christelle atangira kuvugishwa imbere ya polisi ati, nge. Umupolisi atabona yuko harimo ikibazo aramwegera. Umusore aho aba ari nawe bw'imbundi biri tayari yiteguye gukora mu mbarutso. Ubwo Christelle atangira kwivugisha mu mutima ati, mu by'ukuri byasaga nkaho ari ngiye ugiye kubigenderamo. Murabizi yuko inzovu zirwaniye ibyatsi ari byo bibigenderamo. Ati, numvaga ngiye gucikwa nkavugisha ukuri. Ako kanya umusore yahise afata ikiganza kimwe cyari cyasigaye inyuma gifashe urugi yari yishe inyuma. Nuko akimara gufata icyo kiganza arankomeza cyane, mpita numva nuzuye izindi imbaraga, numva sinzi ikintu kinyinjiye muri roho. Ubwo sinzi nahise nkura imbaraga, maze abapolisi ndabakatira karahava. Nahise mbabwira ni, uwo musore ntawe nzi rwose nta n'uwo nigeze mbona. Umupolisi araseka ati, uravugisha ukuri se koko kutigeze umubona? Hanyuma se uriya musore mwasomanaga cya gihe yarindi, urimo kubeshya abapolisi wowe? Christelle yumva baramuvumbuye, arangije ahita yihindura umukomedi ati, uravuga se uriya twasomanaga? Urimo kunyibutsa umu ex wanjye nta soni afande? Uriya muswa n'ibintu byose yankoreye kuko nta n'isoni umugabo mu bitekerezo byanjye. Cya gihe nari ndimo kumusezera ngo amvire mu buzima burundu, kuko ntago nifuzaga kuzongera kumubona no kumutekereza ukundi. None afande, mugihe ndimo kwigiranira ibihe byiza n'umukunzi wanjye wundi nikundira, muraje murankomangira kuko muhondagura urugi mudukura muri mudu. Nje kubafungurira, wenda nzi yuko ari n'ibindi bintu muje kumbwira. Kube mwari mwazanywe no kumbwira no mafuti yanyu y'umu ex wanjye. Murambabaje cyane rwose afande, murambabaje cyane. Niba ari uriya rwose yagiye, uriya muswa yagiye amviriye mu buzima, nta nubwo nshaka kongera kwibuka ibyo yankoreye byose. Cyakoze murambabaje kumunyibutsa afande, murambabaje cyane. Nyagasana afande ubwo ahita agiramo n'ubwoba, yarangije ati, ndakumva rwose kandi wirakara mukobwa mwiza, ndabyumva ko nawe uhari hano,
nkurikije ukuntu rwose mbona yakubabaje. Umukobwa ati nyine nta waba uri hano, ni gute se umuswa nk'uriya yangarukira iwanjye? Ubwo afande asubira inyuma arangije ati wakoze kubwo kuduha igihe cyanyu, mugire umunsi mwiza. Ubwo afande ahita acaho. Aka kanya ariko munsi y'uno mukobwa Christella hari amaraso yahamenetse, undi mwafande aba arayabonye. Arangije ati ugire ikibada cyiza muko, ahita acaho. Uyu mwafande ko ari byenda gusetsa ra. Ubwo Christella abonye bagiye yahise yiruhutsa, arangije ahita afungaho urugi asubira mu nzu n'ubwoba bwinshi. Ubwo umusore abika akabunda ke akamubwira ati sureba yuko ubikoze neza se, uri umunyabwenge kabisa, ubanza usanzwe uri umubeshyi muri kamere yawe. Ubwo umukobwa ahita arakara cyane akamukubita igishyi ku itama. Umusore ati ariko se nk'ubu muhe iki koko? Christella ati nkuhoye iki? Nta n'isoni wowe urangira umunyabinyoma warangiza ngo ubanze biri muri kamere yanjye? Yo, umukobwa disi ubwo aba afite ubwoba bwinshi bw'ibiri kujya mbere, maze umusore aramwegera aramuturisha ati humura ndagufite nta kiri bube mpari, ndakwinginze tuza. Bari abantu ni abantu babi cyane, bakora ibintu bitemewe n'amategeko, niyo mpamvu bashaka kunyica kubera yuko ngewe nanze gufatanya nabo. Humura ariko ndakurinda, ndatuma ukomeza kubaho utuje, nta kibazo ndi buguteze sibyo? Ubwo umukobwa ati ibaza ariko uko ntanazi n'izina ryawe, kwanza uzi n'ikindi? Umusore ahita amuca mu ijambo ati nitwa Yohana. Ndakwinginze tuza ariko rwose uvuge gake, bashobora kuba bakiri hafi. Tuza humura ndakurindira umutekano ndagusezeranyije. Christella ubwo ararira disi cyane ati wimbeshya, ndabizi yuko muri no nta muntu n'umwe unyitayeho. Ubwo Yohana cyangwa se John ati ariko ngiye nkwitayeho nshuti. Ako kanya bakiri aho umusore yabonye igipimo cya mudahusha ku ibere ry'umukobwa. Umusore ahita amufata akamukura mu nzira. Ubwo sniper ahita ahusha akarasa ikivaze cyari kirimo ururabo bari begereye. Ubwo maze umukobwa akarukuka gutyo. Nyagasani. Ako kanya John yahise aryamisha Christella ku buriri. Umukobwa atangira kwivugisha mu mutima ati mu by'ukuri ako kanya ntabwo nigeze nsobanukirwa ibyari biri kumbaho pe. Christella ati rwose nta n'umwanya n'umwe nari mfite wo kubitekerezaho, kuko nari imeze nk'uri gupfira ku buriri numva buri uko natekerezaga yuko anyitangiye akoresheje umubiri we, mu by'ukuri yarandinze nk'uko yari yabinsezeranyije. Hanyuma rero ni njye wari utahiwe kumwitaho no kumurinda. Christella yatangiye kumuha ubufasha bw'ibanze, maze amuzirika banda aho yari yavunitse, anamukuramo isasu bari bamurashe mu kuboko. Ubwo John yitegereje uko umukobwa ameze aramubaza ati umeze neza? Christella ati yego nta kibazo meze neza. Ahubwo se wowe umeze neza? John ati wihangane naguteje ibibazo, nakwangirije umunsi wawe, n'ukuri wakoze kandi gutabara ubuzima bwanjye. Christella mu mutima ati mu by'ukuri uyu musore yari abayeho ubuzima bugoye pe, gusa ariko ibyo numvaga namuha muri kano kanya numvaga ko ari ukumurinda nkamukura muri aya makuba yari ari gucamo. Christella ahita amubaza ati ese hari ikintu wumva ukeneye nagufasha? Ni ukuri ndabona ntazi ukuntu uri kureba pe, bitandukanye n'uko mu kanya wahoze uri kureba. Yohana ati ngiye sinjya niyitaho nshuti, ariko sinari kuzigira nibabarira iyo haza kugira ikintu kikubaho. Christella mu mutima akomeza yivugisha ati ntago nari nzi igihe twari kumarana tukiri bazima, kuko nabonaga ubuzima bwacu bwari buri mu kaga. Gusa ariko icyatunguranye ni ukuntu numvaga nashaka gutakaza n'isegonda na rimwe ndi kumwe nawe. Mu by'ukuri sinigeze mpura n'umuntu umeze nka Yohana, umusore wampinduriye ubuzima n'ibitekerezo nkaba mushyashya. Yo disi ubwo batangiye gukina udukino tw'urukundo, atangira kumwigisha kurasa, ari nako kandi yivugisha mu mutima ati uyu musore yari mwiza pe, afite ibigango ariko nanone uteye ubwoba. Umusore yakomeje kumwigisha kurasa, akamubwira ati winyeganyega, humeka winjiza kandi umwuka, hanyuma uhita urasa gutya. Ubwo amasasu bari bayakuyemo. Umukobwa yitonze cyane ahita abaza John ati ese koko ntago nzongera kukubona cyangwa bigiye kurangirira hano? Umusore aramureba arangije ati sinzigera nkusiga n'ukuri Christella. Christella ati nibyo koko Yohana yasaga nk'umuntu udashaka kuba yansiga habe n'isegonda atandinze nk'uko yari yabinsezeranyije. Nanjye kandi ntago nifuzaga yuko yarekura ikiganza cyanjye, numvaga yakomeza kumfata atansiga habe n'isegonda na rimwe.
ubwo bwarije buracya, birumvikana yuko bari bararanye. Mu gitondo umukobwa ahindukiye arakabaka basanga umusego umusore yarayeho uriho imbunda yonyine. Nyagasani, mu mutima atangira kwivugisha ati uko nabitekerezaga ntago ariko byagenze, narabyutse John ndamubura. Christelle ati nagize ngo ndimo kurota, ako kanya mpita mbona agapapuro yasize anyandikiye. Ubwo mpita mfata iyo pistoli yasize ndetse n'agapapuro nsanga yanditseho ngo take care cyangwa se wiyiteho. Umukobwa ati nitegereje iyo mbunda numva mu by'ukuri yakoze cyane kuyinsigira, kuko ntago nari nkikeneye kubaho ubuzima nari mbayeho uyu musore John ataraza. Numvaga ngiye kwita niyahura. Ubwo nyiri gutekereza ukuntu ngiye kwirasa nkahita nipfira, numvishe uwakomanze urugi, nirukanga njya gufungura nkeka yuko yaba ari John ugarutse. N'akanyamuneza kenshi umukobwa ubwo yafunguye urugi asakuza cyane ati John uragarutse, kuki wari wansize sha? Nyagasani, umukobwa ubwo yatunguye no kubona uwo yita John atari we, ahubwo ari abamuhiga bashaka kumwica bagarutse. Afande Ruhara ati surprise, ntago ndi John urasebye. Afande ubwo aramumwaza anakomeza kumwinjirana mu cyumba, ari kumwe n'undi bari bari gufatanya gushakisha uyu musore John. Afande ati bisa nkaho umusore wari uri guhishira yagusize mu kaga arigendera. Umukobwa Christelle abaza abapolisi ati murashaka iki ubundi? Nuko Afande Ruhara ati turashaka imbeba. Nyagasani, imbeba ni nko kwita uriya musore bari gushaka ko ari umugambanyi, kubera yuko imbeba ni inyamaswa ifatwa nk'aho ari umugambanyi mu zindi. Nuko Ruhara ati icyo nzi cyo nuko kandi ugiye kumfasha kubona iriya mbeba yawe. Batangira kumwegera binjira mu cyumba, umukobwa agira ubwoba. Umukobwa aba bana kasha arababwira ati noneho nta n'ijambo na rimwe ndi bubabwire. Ruhara ati rahira se we. Ubwo ahita amufata atangira kumunigagurira ku gikuta, aturambwira ye, nutambwira nta rindi jambo n'ubundi uzongera kuvuga kubera yuko ndahita nkwica. Nyagasani, ubwo umukobwa yirwanyeho ahita aruma ikigabo, yirukanka agana ku buriri aho yari yasize imbunda, maze cya kigabo nacyo cy'Uruhara kita gikura y'imbunda. Umukobwa nawe ayikurayo maze barazitungana. Kigiye kumurasa ako kanya, uwo bari bari kumwe ahita amuturuka inyuma amukubita ahantu habi inyuma gutya mu irugu. Nuko Ruhara yikubita hasi, ibyo biba birangiriye aho ngaho. Umukobwa nubwo babwishe, imbunda akomeza kuyitunga uwo mupolisi wari uzanye na Ruhara. Ako kanya John agahita afungura akinjira atazi n'ibyabaye, ahita abaza ati Christelle byagenze gute hano? Ako kanya umusore ahita abona yuko byakomeye, maze abwira Chris ati tuzi ibintu byose ubu ngubu byarangiye biri ku murongo. Christelle ati none si uyu musore ninde ko bari bari kumwe, arakora iki hano? John ati byose bimeze neza Chris, wowe banza ushyira imbunda hasi nkubwire, uyu nguyu ni umwunganizi wanjye nta kibazo ateje, yitwa Barry ahita amwereka akamenyetso kerekana yuko akorana na John, maze umusore ati humura, ntago ari umuntu mubi, Barry ni umuntu wanjye rwose, shyira imbunda hasi. Christelle ati kubera iki se niba mukorana yatumye n'umutwe ntagire icyo abikoraho? John ati njye na Barry twifuzaga ibimenyetso bihagije byo kuzakoresha dufata uno mugabo Ruhara agafungwa. Tuza ni ukuri Chris, kandi rwose wakoze akazi keza pe. Aramwegera ati shyira imbunda hasi ni ukuri Chris. Ubwo ndaratuza disi ahita amufata aramuhobera, aramubwira ati ndagufite humura Chris. Umukobwa disi ati natekereje yuko wantaye, nabyutse ndakubura John. John ati nukuri ntago nzigera nkusiga, sinabigusezeranyije. Bahita basomana disi. Umukobwa Christelle mu mutima atangira kwivugisha ati muri ako kanya sasa niho urukundo rwari ruturimo rwahise rwigaragariza, cyane ko rutajya rwihishira niyo mwamuri mu bihe by'akaga nk'ibi ngibi twari turimo. Ati igihe cyose uzaba uri mu rukundo nyarukundo apana urw'agahararo, uzahora iteka ryose urinzwe. Ati kubera ko mwembi muzaba mufitanye, buri wese mbese muri make afite undi. Aha niho urukundo rwacu rwatangiriye, ariko nanone ni naho ino nkuru irangiriye. Nizere yuko hari icyo igusigiye. Njye nitwa Alpha Sam, reka dusubire mu zindi nkuru z'urukundo mbagezaho umunsi ku munsi. Make sure subscribe. I love you guys.